masaha y'igitondo Muna rero abyuka aba agomba kujya ku kazi aho nyine yakoreraga ubucuruzi bwe. Aritegura rero maze yajya gusohoka agahita ahura na nyir'inzu uba wamubyukiyeho rwose kugira ngo amwishyuze. Ati amafaranga yanjye ndayakeneye, atari gukeka yuko inzu yanjye uyiberamo ubuntu. Naho Muna ati mumbabarire rwose ndaje nyashake, nyamara se iba ari inzuki rwose aba abamo, dore ko ryaba ari izuba rirava rikagera mu nzu, yaba ari imvura bwo iyo iguye rwose ugira ngo iri kumunyagira yibereye nko hanze. Iba ari inzu rwose idashinga, ariko nanone nayo ntabwo aba afite ubushobozi bwo kuyishyura. Yinginga rero nyir'inzu amusaba ko nyine yamwihanganira akamwongerera iminsi. Naho nyir'inzu ati hoya rwose ibyo sinabivamo, ntabwo nzajya mpora nkongerera iminsi, nyuma y'icyumweru nzaza nkwirukane mu nzu yanjye, utayibona gutya kuyubaka byarangoye cyane. Muna rero ajya ku kazi ariko rwose bisa nkaho aba yacitse intege, dore ko nyine aka kazi aba agiyeho nako aba ari ahantu acururiza utuntu nyine tworoheje, dore ko aba yotsa ibitoki ku muhanda, akotsa ibirayi maze akabigurisha abantu nyine baba bari kugenda bihitira. Yaragiye rero atangira kotsa nk'uko bisanzwe ndetse atangira gucuruza. Mu kanya gato rero abahungu b'ibirara bakundaga kuza kumwaka amafaranga bahise n'ubundi bahasesekara bamubwira ko rwose bakeneye ko abaha amafaranga yakoreye. Nawe ati ntayo ndabona kubera ko rwose nibwo nkigera hano. Uyu wari uyoboye rero ibi birara bindi yahise abwira Muna ati niba nta mafaranga ufite ubwo nyine urahitamo kumpa ya gahunda nawe utayobewe. Naho rero Muna yatangiye kurira, dore ko nyine yabaga afite ubwoba bw'aba bahungu bari ibirara babaga banyweye amatabi, bari bateye ubwoba cyane. Yaramubwiye ati nta na kimwe ndi bukore muri ibyo byose. Aba bahungu rero bafashe ibintu byose Muna yari ari gucuruza maze batangira kumyanyagiza hasi. Uyu wari ukuriye rero aba bahungu yatangiye kubwira Muna ati urabona nyine icyo kunyima ibyo nshaka kiba kigukoreye, ubusa nibwo uri kunguka. Muna rero yicaye hasi arigaragura ari kurira ati noneho rwose ndahombye burundu, amafaranga yanjye yose arahombye kubera ko nyine ibyo yagombaga gucuruza uyu munsi byose bari bamaze kubyangiza. Ku rundi ruhande rero Tiyamo ni umusore witonda cyane rwose, ni umusore kandi uzi ubwenge, ariko nanone umusore abantu bose bizera, dore ko rwose buri muntu wese iyo yamuhaga inshingano yabaga yizeye neza ko rwose izi nshingano zizakorwa neza. Bosi we rero we ntabwo yamukoreshaga muri kampani ye gusa, ahubwo yamushingaga n'izindi nshingano nyine z'umwihariko zo mu buzima busanzwe kubera ukuntu yamwizeraga. Yari yaramusigiye rero inzu ye, amubwira ko rwose yifuza ko yazajya yimurebera maze akareba ko nyine abakozi ntabyo bangiza, nubwo rwose yari azi neza ko bitari mu nshingano z'uyu musore ubundi wari usanzwe afite akazi muri kampani y'uyu mubosi. Bosi we yaragiye rero amara imyaka myinshi hanze, dore ko nyine byasaga nkaho rwose ari naho bimukiye na madame we. Nyuma y'igihe gito rero uyu mubosi yaje kugaruka, yabwiye rero Tiyamo ati warakoze cyane rwose kuba inzu yanjye warayifashe neza, ndabizi neza ntabwo byari mu nshingano zawe, ariko nanone ndabona ko rwose uko nahasize niko hakimeze neza neza. Warakoze cyane kuncungira ibyanjye kandi urabizi uri umwizerwa kuri njye, sinzi ikintu mba numva naguhemba, gusa nyine hari indi serivisi nifuza kugusaba ariko yo rwose irakomeye, ariko nanone kano kanya ndananiwe cyane, ndifuza ko nyine twazabiganiraho ejo. Gusa nanone mfite ibibazo byinshi utabona ngarutse, umugore wanjye yararwaye yararembye, nicyo kintu gitumye ngarutse hano ahanini. Naho rero Tiyamo ati yarwaye iki se kandi? Naho bosi we ati yarwaye kanseri. Urumva ko nyine ntabwo byoroshye habe na gato. Tiyamo rero yaramwihanganishije maze rwose amusaba gukomera, amubwira ko rero nawe agiye kujya ku kazi kubwo nyine bazavugana ejo nta kibazo. Umunsi rero wakurikiye Muna noneho nta kintu rwose yari afite cyo kujya gukora, dore ko nyine ba basore ibintu bye byose bari babyangije. Yarabyutse rero yicara nyine ku buriri ari gutekereza, dore ko nyine ahantu yabaga ubundi kino kizu kirebeye inyuma wari kugira ngo ni ikizu kitabamo abantu, wari kugira ngo kandi ni nk'ikizu nyine kituzuye, ariko yabaga mu cyumba kimwe mu byumba nyine by'iki kizu cyari kimeze nk'ikituzuye rwose. Yicaye rero ari gutekereza
haje abasore babiri nabo batari bazi ko kino kizu kibamo umuntu, bumvaga nyine baje ahantu baje kwiherera maze bakaganira. Baraje rero batangira kuvugana iby'itabi bari banyweye, ukuntu ngo bumvaga nyine umubiri wose uri gutitira, ukuntu bumvaga kandi wagira ngo rwose ntabwo bari gukandagira ngo ibirenge bifate hasi. Umwe yari ari kubwira undi ati hanyuma rero ya gahunda cya kiraka baduhaye tugomba kugikora byanze bikunze uyu munsi. Bagiye kumva rero bumva uruntu ruraguye, dore ko nyine umuntu wari uri kubumviriza yarikanze maze ikiyiko yari afite mu ntoki kiramucika kigwa hasi gihita gisakuza. Yahise asohoka rero asohokera mu wundi muryango yiruka, kuko yari amaze kumva ko byanze bikunze bano basore bamenye ko rwose hari harimo umuntu. Nabo rero bahise batangira kubwirana bati wumvise ikintu kiguye? Undi ati yego. Binjiye rero bajya kureba maze bahita basanga iki cyumba kirimo imyenda, kirimo uburiri, biragaragara ko rwose kibamo umuntu. Umwe yahise abwira undi ati uzi ko hano hantu haba umuntu? Byanze bikunze ashobora kuba yatwumvise akaba yumvise imigambi yacu. Bamusohotse inyuma rero, maze nawe kubera ukuntu yirukaga atareba aba yiyahuye mu muhanda. Imodoka rero yahise imukubita maze abaguye hasi. Ba basore bahise baguma barebera kure, barangije bahita banasubirayo, dore ko batekerezaga ko hari uyu mukobwa ashobora kuba anapfuye bakurikije ukuntu babonaga iyi modoka imugonze. Nyamara rero uwari umugonze we rwose ni Tiyamo. Yahise rero ava mu modoka n'ubwoba bwinshi, araza yegura uyu mukobwa. Uyu mukobwa wari uri kwikanda mu nda. Tiyamo yahise amubwira ati nkujyane kwa muganga. Atumbabarire rwose, gusa nawe rwose uje wiruka utareba. Ati jya mu modoka maze njye kukuvuza. Naho rero umuntu ati hoya rwose ntabwo nkeneye kunjyana kwa muganga, ahubwo mpaye amafaranga ndajya kwivuza. Tiyamo ati waretse rwose nkakujyana, ko ushobora kuba ukomeretse cyangwa hari ikindi kintu ubaye ariko kitari kugaragarira amaso. Umuntu ati ntacyo mbaye yewe nta kibazo, amafaranga yampe kwa muganga ndijyanayo nta kibazo. Tiyamo rero yagiye mu modoka azana amafaranga maze arayamuhereza. Ati ariko rwose ujye kwa muganga, ariko wakabaye ureka nkakujyana kubera ko ndumva nteye ubwoba. Umuntu ati ntacyo mbaye yewe. Yahise yongera rero ariyirukira rwose agenda nkaho nta cyabaye, dore ko yarebaga aya mafaranga maze akamwenyura ati ngize Imana, ukuntu rwose nta gishoro na gito nari mfite, bari bari hafi kunyirukana mu nzu, none dore rwose ndiboneye amafaranga. Ikintu cya mbere rero umuntu yagombaga gukora ko hari ugushaka inzu, kubera ko hahandi yabaga ntabwo yagombaga gusubirayo kubayo, cyane cyane ko bari abasore bari bamaze kumenya ko haba umuntu. Byanze bikunze bari kugaruka kuhareba bakaba bamugirira nabi. Yahise rero atangira gushaka inzu, maze rwose bidatinze umukomisiyoneri barayimweretse y'ibihumbi 20. Yaragiye arayireba maze rwose akikubita amaso yarishimye. Ati ariko ni ukuri Mana urakoze kuba rwose umpaye inzu yanjye, noneho ntazajya mba ahantu harangaye, dore ko nyine iyi nzu noneho yo nibura yari ifite urugi, yari agiye kujya ajya mu nzu akanafunga. Naho hariya handi yabaga habaga harangaye rwose, ku buryo nyine uwashakaga kumusangayo wese yamusangagayo uko abyumva. Yahise rero yimuka maze ageze muri iyi nzu, amaze nyine gusasa no gukora ibintu byose, yaricaye maze atangira kubara amafaranga yari asigaranye. Yatangiye rero kwishima ati biratangaje ukuntu muri kano kanya mfite ibihumbi 100 byose, amafaranga ahari nari kuzakorera n'ubuzima bwanjye bwose sinyagereho. Nyamara kano kanya nishyuye inzu, none nsigaranye n'amafaranga narya igihe kinini cyane rwose, niyo naba ntakora. Ikirenze kuri ibyo nta n'ahantu na hamwe ndi kubabara. Uriya mugabo azi ko yangonze kandi nyamara ntacyo nabaye, nta hantu na hamwe mbabara, meze neza rwose. No muri kano kanya yabivugaga ari kwikanda, yari ari gushima Imana rero. Ati rwose Mana wakoze, nubwo byanyuze muri ziriya nzira, ariko nanone rwose wakoze kumpuza n'uriya muntu wangonze maze akampa amafaranga. Naho rero ku rundi ruhande Tiyamo we ajya kureba bosi we kugira ngo bavugane nyine ibyo yari yarayamubwiye yifuza ko bavugana. Yarahageze rero bosi we ahita amuzanira ifoto. Yaramubwiye ati uyu ni umukobwa wanjye afite imyaka 6, ndifuza ko rwose wakongera ukamunshakira kubera ko mama we ararwaye kandi ararembye. Nyamara yambwiye ko ikintu cya nyuma yifuza mu maso ye
ari ukongera kubona umukobwa we yambwiye ko aramutse amubonye byamwongerera iminsi yo kubaho. Hanyuma rero ndifuza ko rwose wakongera ukamfasha maze tukongera gutangira kumushaka bundi bushya. Tiamat ariko urabizi rwose boss ko twamushatse tukamubura, twaramushatse turaruha, none se wumva ufite icyizere kuri iyi nshuro? Naho rero uyu umubosi we ati ndumva nizeye ko rwose umwana wanjye atapfuye, sinzi impamvu mba numva umwana wanjye akiriho, ngomba rero kubikora kubw'umugore wanjye, ngomba kubikora kugira ngo nibura abe yakongera iminsi ye yo kubaho. Tiamat rero aramubwira ati ntacyo ntakora ngishoboye, ngiye kongera nshyiremo imbaraga kandi rwose nshakishe uko nshoboye kose, twizere ko Imana izabidufashamo maze tukamubona. Tiamat rero agiye gusohoka, boss we yaramufashe aramuhobera, yaramubwiye ati urabizi ko ntagufata nk'umukozi w'umwizerwa gusa, ahubwo nanagufata nk'umwana wanjye kubera ko dukoranye imyaka myinshi urabizi, ariko nanone urabizi ko nkorera birenze rwose uko umukozi yakorera sebuja, kandi nanjye ngufata uko rwose umukoresha yafata umukozi we, ngufata birenze uko nguko. Urabizi ko njye nawe rwose dufitanye umubano wihariye, hanyuma rero wumve ko ngushimiye kubw'ibyo wakoze byose. Naho rero Tiamat yaramushimiye ati murakoze cyane rwose. Muna rero we yakomeje nyine kwivugana ati ariko rwose genda mwana ukora mu buryo butangaje, tekereza ko kugira ngo umpe amafaranga wabinyujije kugira ngo imodoka ibanze kungonga. Yari ari kubiseka rero, ariko nyine yanishimye cyane, yahise atekereza rero ko agomba guhita ajya kurangura byihuse, maze kandi akongera nyine akajya muri bwa bucuruzi bwe yahoraga akora buri munsi. Ari kugenda rero ajya gushaka nyine ibyo ari bucuruze, yatangiye kumva ari kugenda rwose ameze nk'umuntu utonekara mu rubavu, yumvaga ahumeka akababara, akumva nyine hari gutonekara rwose ku buryo yari ari kugenda yubitse yubamye nyine kugira ngo ye guhagarara neza, kugira ngo ye gutonekara. Wabonaga ko rwose ari kubabara, ariko nanone akomeza kwihagararaho nyine, akomeza kujya kurangura ibyo yagombaga kuza gucuruza. Yaragiye rero arabirangura, maze nk'ibisanzwe nyine aza gucuruza, gusa uyu munsi noneho yari yongeyemo n'ibyo kunywa, yongereyemo utuntu twinshi nyine kuko yari afite amafaranga ahagije. Yatangiye gucuruza ariko ari nako ababara, anyeganyega akababara, ubona ko rwose atameze neza habe na gato. Ku rundi ruhande rero Tiamat we yatangiye gushakisha nyine uyu mwana bari bamubwiye gushaka. Yatangiye rero kugenda ajya nyine mu bigo by'imfubyi byose byabaga biri hafi aho ngaho, maze akababwira amazina ye ndetse nyine akanabereka aka gafoto. Gusa nyine n'ubundi nta muntu n'umwe wari kumumenya, kubera ko kuri iyi foto uyu mwana yari afite imyaka 6 gusa, nyamara ubu ngubu yari kuba agize imyaka 25. Ubwo rero rwose kugira ngo umuntu azamumenye byari bigoranye cyane. Gusa ntabwo yacikaga intege, yakomezaga ajya ahantu hose akeka ko haba hari abana b'imfubyi kugira ngo nyine ashakishe arebe ko yazabona uyu mwana. Naho rero Muna we yaratashye uyu munsi, gusa nyine yarababaraga cyane bikabije, yaragiye araryama, ariko nanone bukeye ari gutekereza ko n'ubundi agomba kujya gucuruza kubera ko nyine yaryaga kubera ko yakoze. Tiamat rero we yasubiye kwa boss we, maze aramubwira ati nta kintu ndageraho, ariko nanone sinicaye, ndacyamushakisha rwose, ariko harya ko ubundi mutambwiye byagenze bite kugira ngo umwana wanyu mumubure? Naho boss we yatangiye kumubwira ati umwana wacu rero umugore wanjye yari ari gucuruza ahantu ku isoko, dore ko nyine ubuzima bwacu bwari butaraba bwiza. Icyo gihe twagorwaga rwose no kubona ibidutunga ndetse no kubona aho tuba, ubuzima ntabwo bwari bworoshye habe na gato. Hanyuma rero umukobwa wacu yari yagiye ku ishuri, mama we yari ari gucuruza, atwarwa n'abakiriya, maze rwose yagiye nyine kureba ku isaha asanga yatinze kujya kuzana umwana cyane. Yageze ku ishuri rero maze bamubwira ko tante we yaje kumutwara, nyamara uwo mutante ntawe twari tuzi. Guhera uwo munsi twarashakishije kugeza na n'uyu munsi umwana wacu ntitwigeze twongera kumuca iryera. Bishatse kuvuga ko rero hari nk'abantu bamushimuse tutaramenya ngo ni bande cyangwa bari bagamije iki, ariko nanone umutima wanjye wa kibyeyi umbwira ko rwose umwana wanjye akiriho.
Kano kanya rero Tiyama ari kumva ibi agahinda kari kamwishe, ati ni ukuri mumbabarire, ndumva rwose mwaranyuze mu bihe bitoroshye, ariko mu kwizera tuzamubona. Ku rundi ruhande rero Muna we yakomeje kumva ababara maze afata umwanzuro wo gutaha, dore ko yumvaga atameze neza habe na gato. Yafashe inzira rero arimo gutaha maze akagenda yivugana ati ariko se ibi bintu biri kumbaho ni ibiki, ko nkora agisida ntigeze numva mbabara, kuki none ubu ngubu uko umunsi ugenda wisunika ariko ngenda mbabara kurushaho, ariko nanone ngomba gukora ibishoboka byose maze nkagenda neza nk'umuntu rwose udafite ububabare. Ariko yari afite ububabare bwinshi bwamurenze ku buryo ibi yavugaga ntabwo byashobokaga. N'ubundi yagendaga yikanda akagerageza guhagarara kugira ngo ajijishe abantu bari mu muhanda, ariko bikanga kongera kwikanda. Yakomeje rero kugenda yivugana. Naho rero Tiyamo we yari ari gusohoka mu gipangu cyo kwa bosi we, dore ko imodoka nyine yari yayisize ku muhanda. N'ubundi kandi n'umunsi nyine Tiyamo agonga Muna ni nabwo yari avuye kwa bosi we. Bosi wa Tiyamo yari atuye hafi muri iyi karitsiye aho kandi Muna yacururizaga. Yasohotse rero muri iki gipangu yerekeza ku modoka ye, maze ababonye umukobwa wari uri kugenda yikanda mu nda agenda yivugana, bigaragara ko afite uburibwe bwinshi. We rero akimukubita amaso yahise amwibuka rwose, maze yibuka umunsi yamugonze. Yahise amuhagarika atumva ati wamenye? Naho rero Muna ati hoya rwose ntabwo nakumenye, ni ubwa mbere nkubonye. Tiyama ati njyewe ariko nakumenye, nigeze kukugonga nyine ntabishaka rwose, ahubwo se ko ndeba umeze nk'umuntu uri kubabara, ko ndeba rwose wagira ngo ufite uburibwe. Naho Muna ati hoya rwose nta kibazo, umeze neza. Tiyama ati wagiye kwa muganga? Muna ati yego nagiyeyo, nta kibazo na kimwe mfite, meze neza rwose. Yageragezaga rero guhagarara neza kugira ngo yijijishe, ariko ububabare bwari bwinshi cyane, yari ari kuribwa bikabije. Yagiye rero kugenda maze aba yikubise hasi ako kanya, dore ko rwose yarababaraga bikabije. Tiyamo rero akimubona yahise yiruka amusanga maze aramwegura, yahise amushyira mu modoka kugira ngo amujyane kwa muganga, kubera ko rwose yabonaga wagira ngo ahari arapfuye. Yamugejeje kwa muganga rero afite ubwoba bwinshi, maze asaba muganga kumukurikirana kandi byihuse. Muganga rero yakomeje kumukorera ibizami, maze mu kanya gato agaruka nyine kureba Tiyamo. Yaramubwiye ati umurwayi wawe afite ikibazo rwose, imbavu ze zarakomeretse. Naho rero Tiyamo ati none se ni ibintu bya vuba cyangwa ni ibya kera? Naho rero umuganga ati ikigaragara cyo ni uko rwose uyu murwayi ashobora kuba yarakoze nka agisida, ariko nanone ntanivuze kubera ko imbavu ze zari zitangiye kwangirika cyane, ndetse rwose byari bitangiye kugenda bijya ahantu habi. Tiyamo yahise amubwira ati ndababaye cyane rwose, kubera ko ibyo byose byaturutse kuri njyewe. Uyu murwayi nyine ureba nigeze kumugonga, maze ambwira ko ntacyo abaye, yanga ko mujyana kwa muganga, ambwira ko namuha amafaranga maze rwose akizana kuko yumvaga nta kibazo. Narayamuhaye rero ngira ngo koko yagiye kwa muganga, naho ikigaragara ntabwo yigeze ajyayo. Muganga yaramubwiye ati niko bimeze rwose, ntabwo yigeze yivuza, ariko nanone ubwo tubibonye turabikurikirana nta kibazo, araza kumera neza. Tiyamo ati ndakwinginze, icyo byasaba cyose mukurikirane rwose umuvure, nanjye fagitire uyinyishyuze, nta kibazo rwose ndahari. Mu mwanya muto rero Muna yarakangutse, akangukira hejuru. Yarebye ahantu ari abona ntaho azi, ati noneho se kandi ndi hehe? Banciye umusozi kandi? Yararebye maze nyine ahita abona ari ahantu hameze nyine nko kwa muganga, kubera ko yabonaga hari imigozi imucometse mu maboko. Yatangiye rero guhaguruka yihuta, ndetse rwose ari kuvuza induru ati ngomba kugenda, ibicuruzwa byanjye rwose ubu bari kubyiba, ngomba kuva hano byihuse. Naho rero Tiyamo yahise amufata ati hoya ntabwo ugomba kugenda, hano uri kwa muganga kandi rwose ufite ikibazo, ugomba rero kwitonda maze bakabanza bakakuvura. Muna ati hoya nta kibazo na kimwe mfite, mbabarira rwose, kubera ko ibicuruzwa byanjye baramutse babitwaye noneho rwose ntabwo nazongera kubona amafaranga yo kongera kurangura ibindi, kandi ni ukuri sinifuza gusubira aho narindi.
inzu ndimo nzakenera kuyishyura, ndetse rwose kurya kwanjye ndya ari uko nakoze, ubwo rero ngomba guhaguruka nkagenda, nta bintu byo kuryama hano, njye simbimenyereye, ntabwo rwose naryama kwa muganga. Tiamat mbabara ndabigusabye, reka babanze bakuvurukire, ahubwo nyine niba ari ikibazo cy'amafaranga ufite, nta kibazo nzaguha amafaranga yose ukeka wari kuzaba umaze gukorera. Umuntu ati urabinyemereye ko uzanyishyura ibicuruzwa byanjye, ko mbizi ko rwose bazaba barabitwaye. Tiamat ntugire ikibazo na kimwe, uzambwira amafaranga ushaka nzayaguha, wowe nyine itonde babanze bakuvure. Umuntu rero noneho yararyamye, aryama atuje, maze rwose baramuvura, gusa nanone ntabwo rwose yarekaga nyine atuza ngo ajye gusa nanone ntabwo yatuzaga, kubera ko yatekerezaga ko ari guhomba amafaranga kuba ari rwose aryamye hano. Nyuma rero y'iminsi 2 muganga yaramusezereye, ariko amubwira ko nanone agomba kugenda akaruhuka neza rwose. Naho rero nawe yabwiye nyine Tiamat, ndifuza rero ko nyine wampaye amafaranga wanyemereye. Tiamat yamuhaye amafaranga nanone kandi menshi. Umuntu rero yahise amubwira ati urakoze cyane. Tiamat yamubwiye ati none se waretse nyine nkagutwara maze nkakugeza aho uba. Naho umuntu ati hoya rwose ntabwo ibyo nshaka, nta kibazo ndijyana. Iyo yabonaga amafaranga rero wabonaga ko rwose wagira ngo ibibazo byose yari afite birakemutse. Yagiye rero mu nzira ari kugenda areba ya mafaranga, ati aya mafaranga ndabizi rwose aransunika iminsi, gusa nanone ntabwo yari yarakize neza, kubera ko nyine yari akibabara mu mbavu, n'ubundi yari akiyafata. Niyo mpamvu muganga yari yamuhaye imiti, maze akamubwira ko rwose agomba kugenda akaryama akaruhuka, akanywa imiti atuje, ko ububabare nyine buzashira rwose nyuma y'iminsi mike. Gusa ari hano mu nzira rero yatangiye rwose kugenda adandabirana, ubona agenda ameze nk'umuntu utazi aho ari kujya. Nyamara Tiamat wari wasigaye kwa muganga ari kwishyura amafagitire n'ibindi, yaje nyuma ye nyine ari mu modoka, maze abonye uyu mukobwa ukuntu ari kugenda nyine yandika zigzag mu muhanda, yatangiye kwibaza ati ariko se uyu mukobwa ari kwiyahura? Reba ukuntu ari kugenda mu muhanda, none se ntabwo atekereza ko imodoka yamugonga? Ariko banza uyu mukobwa ashaka gupfa si gusa. Nyamara akiri kwibaza ibi, dore ko nyine yari ari kugenda gake cyane kugira ngo arebe ibyo uyu mukobwa yagiye kubona. Abona uyu mukobwa arizunguje, yikubise hasi, ati nari nabivuze rwose ko uyu mukobwa ashaka gupfa. Yahise yongera ava mu modoka rero, maze aragenda aramwegura, gusa kano kanya yari ameze nk'uwapfuye rwose, dore ko nyine wabonaga ameze nk'umuntu waguye muri koma. Yamushyize mu modoka, kano kanya ntabwo yari kumusubiza kwa muganga, kubera ko imiti yari ayifite, byose yari abifite. Ahubwo noneho yahise amutwara maze yerekeza mu rugo iwe. Yaragiye amuryamisha mu cyumba rero, maze ahamagara umudogiteri waza kumureba kugira ngo nyine aze kumwitaho. Yaraje rero amushyiramo amaserumu, dore ko rwose uyu mukobwa n'ubundi yari ari muri koma kano kanya. Tiamat yamwicaye iruhande ku gitanda, maze atangira gutekereza ibintu byinshi. Ati ariko ni ukuri ubuzima buragoye, aho rwose umuntu adashobora kwita ku buzima bwe, ahubwo nyine aba atekereza ko agomba gukorera amafaranga kugira ngo abeho. Yakomeje kwitegereza uyu mukobwa, maze yibuka amagambo ajya avuga ati mwebwe abakire ntabwo mujya mumenya ukuntu abakene tubayeho, twebwe ntacyo ubuzima buba butubwiye, kubera ko n'ubundi ubuzima butagira amafaranga nta buzima umuntu aba afite. Kugira ngo tubeho ni uko tuba twakoze, ntabwo nshobora kubona icyo njya ntakoze. Ubwo rero kumbwira ngo ngomba kwita ku buzima bwanjye nkaryama kwa muganga, ntabwo rwose ibyo bishoboka. Mwebwe bakire nimwe muba mutekereza gutyo. Ibi ni byo kano kanya Tiamat yari ari gutekereza uyu mukobwa ajya amubwira. Umunsi rero wakurikiye mu masaha y'igitondo, Tiamat yarabyutse maze ajya gutegura amafunguro. Ari mu gikoni rero ari gutegura, we rwose yarakangutse maze atangira kureba hirya no hino. Yabonye ari ahantu heza atigeze abona kuva yabaho. Yahise atangira kwibaza ati karabaye noneho rwose byanze bikunze ndi mu ijuru. Yatangiye kwireba rero, maze
abona nyine afite inshinge za serumu ku maboko. Yahise atangira kwibaza ati none se kandi no mu ijuru naho haba inshinge? Ariko se kubera iki naje mu ijuru gutya? Kubera iki koko napfuye maze ngapfa mfite inshinge mu biganza? Kubera iki ntaje meze neza nta nshinge zinjombyemo? Yatangiye rero kwibaza ibintu byinshi, ariko muri ako kanya sinzi ukuntu yarebye ku gikuta cyari kiri hirya ye, maze ababonye ifoto y'umuntu w'umugabo. Yarayitegereje ariko ntabwo yarebaga neza, yararebaga nyine hakaza ibintu mu maso ye bimeze nk'ibihu, ku buryo rwose atarebaga neza. Yatangiye kuvuga ati ariko iriya ni ifoto y'umuntu. Ati byanze bikunze rero ubu ngubu nshobora kuba ntari mu ijuru, ahubwo bakaba banshimuse. Yatangiye kuvuza induru ati nimuntabare banshimuse, nimuntabare nimuntabare. Naho rero Tiyamo wari uri mu gikoni yumvise umuntu ari kuvuza induru, yahise aza yiruka yerekeza kuri cya cyumba. Agisanga rero Muna yakangutse, yahise afatanya ibiganza ati urakoze Mana, ndagushimye rwose ko uyu mukobwa yongeye gukanguka, nari mpangayitse, nari mfite ubwoba bwinshi. Naho rero Muna ati wowe kandi kubera iki wanzanye hano? Kubera iki wanshimuse? Urashaka kuntangamo ibitambo se? Humura rwose nta mari ndimo, ndakubwiza ukuri n'abakurambere ntibanyemera. Umubiri wanjye rwose si imari wibeshye, wanyibeshyeho. Nta gitambo rwose cyamvamo kubera ko ndakubwiza ukuri ko rwose nta bakurambere banyemera. Wibeshye, wanyibeshyeho. Naho rero Tiyamo yatangiye guseka kubera amagambo yose uyu mukobwa yari ari kumubwira. Yahise amubwira ati nawe nyine wabyivugiye ko nta kikurimo, nta gitambo cyakuvamo. Humura rwose ntabwo ndi hafi kugutanga, kuko nanjye ndabizi nyine ko abakurambere batakwemera. Yabivugaga kandi ari no guseka. Naho rero Muna ati hanyuma rero mbwira kubera iki nyine wanzanye hano niba utaruje kuntangamo igitambo? Tiyamo ati ndakubwiza ukuri ubu kano kanya ndi gushima Imana kuba nibura wongeye kugaruka mu buzima. Nagutoraguye mu muhanda aho nagusanze rwose waguye, kubera ukuntu nyine wavuye kwa muganga utarakira neza. Ubwo rero nta yandi mahitamo nari mfite, nahise nkuzana hano kugira ngo nkwiteho, nari mpangayitse bikomeye. Naho Muna ati hanyuma se, ati amafaranga yanjye wari wampaye yari hehe? Tiyamo yarasetse ati hanyuma amafaranga yo uri kuyibuka? Muna ati yego ndayibuka ko wari wayampaye, ahubwo mbwira ahantu ari kuko ndayashaka, nizere ko rwose utayanyibye kubera ko sinabyihanganira. Tiyamo wari uri guseka atumva ati amafaranga ntugire ikibazo, nayashyize ahantu rwose hari umutekano, amafaranga yawe arahari, ntuhangayike, ntugire ikibazo na kimwe, ibintu byose rwose bimeze neza. Muna rero yakomeje kumubaza ati hanyuma rero mbwira mu by'ukuri niba utankeneyemo igitambo ni gute nyine wamfashije? Kubera iki wamfasha ko mbizi neza ko nta muntu wamfashiriza ubuntu? Uranshakaho iki? Kimbwire rwose, niba gishoboka ndagikora, niba kidashoboka kandi ndakubwira ko wihombeye rwose maze nawe wiyakire. Tiyamo ati ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe rwose ngukurikiyeho, gusa nyine ntugatekereza ko nta muntu n'umwe ushobora kugufasha. Kuri njyewe nyine ubwo ni inshuro yawe ya mbere yo gufashwa, umuntu nta kintu agamije, nta na kimwe rwose, ariko ndifuza ko nyine wamera neza, ndifuza ko wakira ukagira ubuzima buzima. Muna rero byari byamunaniye kwizera uyu musore, kubera ko kuva nyine mu bwana bwe yakuze azi neza ko buri kintu cyose umuntu agukoreye kiba gifite ikiguzi. Tiyamo rero yahise amubwira ati ahubwo genda ujye muri dushe ukarabe, ubundi nyine uze nguhe imyenda wambare, kubera ko rwose ndabona n'ubundi utaramera neza, ubundi nyine ndifuza kujya gufata amafunguro. Yamweretse dushe rero maze Muna ajya gukaraba, gusa nyine yari afite ubwoba bwinshi. Hano hantu ntabwo nyine yari ahisanzuye, yibazaga ibiza gukurikira, akibaza impamvu uyu musore yamufashije. Mu kanya gato rero Tiyamo yamuhaye imyenda ye maze arambara, yaje muri salo maze aza gufata amafunguro. Yatinye rero gufata kuri aya mafunguro maze agakomeza ari kureba Tiyamo. Tiyamo ati kundeba bimeze bite? Naho rero Muna ati hanyuma rero urumva nafata ibyo kurya umpaye nkabirya gutyo gusa utigeze ubiryaho? Nzi wabishyizemo iki? Namenya ari ibiki washyizemo. Naho rero Tiyamo ati ubwo urabirya cyangwa ubinsubize, nta kibazo niba utabishaka ndabibika rwose,
hanyuma se nyine ko wambwiye yuko nta mari kurimo, urumva naba ngushakaho iki? Irire rwose nyine nawe urabyizeye ko nta mari kurimo. Naho rero Muna ati ntabyo narya rwose utabanje kubiryaho. Tiyamo rero yafashe kuri bya biryo maze aratamira. Muna rero n'inzara yari afite nawe yahise atangira gukora muri ibi byo kurya. Yakozemo gakeya aratamira maze abakanuye amaso. Yarebye nyine Tiyamo aramureba ntiyahumbya, yarongera atamira. Tiyamo ati nari mbizi ko rwose uri buze kumbwira ko ibyo kurya byanjye biryoshye nubwo utari kubimbwira, ariko njye ndabizi. Ushatse rero wanshimira ko naguteguriye amafunguro aryoshye. Tiyamo nyine yari umusore ukunda gusetsa cyane. Muna rero we nta jambo na rimwe yavuze, ahubwo nyine yahise ashyira amafoke hasi maze afata intoki ze atangira kurya bya byo kurya nk'umuntu udaherutse kurya. Tiyamo yaramwitegereje, yitegereza ukuntu ari kurya, ati ndakwinginze rya buhoro bitaza kuniga. Muna ntiyumvaga, ibyo kurya byari byamuryoheye, noneho yari afite inzara nyinshi. Ahari nyine imyaka myinshi y'ubuzima bwe yari amaze yari atararya rwose ibyo kurya bimeze neza nk'ibyo yari kurya uyu munsi, dore ko yaramenyereye nyine kurya bya byo kurya byo ku muhanda, bya byo kurya bya make, kuko ari byo yari ashoboye. Yakomeje rero kurya vuba cyane, maze amaze guhaga yabwiye nyine Tiyamo ati byari biryoshye kandi wakoze cyane, n'ukuri ndagushimiye. Tiyamo rero yaramubwiye ati nanjye ndishimye kuba rwose ubashije kunshimira, kuko nta nubwo nari nzi ko ibyo bintu wabivuga. Muna rero yamaze gufata amafunguro maze nyine Tiyamo ahita amubwira ko afite inama agomba kujyamo, ko kandi nyine Muna agomba kuguma hano uko byagenda kose, ndetse rwose atagomba gusohoka, ko mu kanya gatoya ari buze kugaruka maze akaza kuza kumureba. Yaramubwiye ati urabona ko rwose ukirwaye, uramenye ntuve hano. Muna rero yarabimwemereye, ariko aramubwira ati nizere ko gusa amafaranga yanjye wayabitse neza, nizere ko rwose nta kintu na kimwe kizayakoraho. Naho rero Tiyamo ati ntuhangayike, amafaranga yawe arabitse. Tiyamo rero yagombaga kujya kureba bosi we nanone. Yageze rero kwa bosi we maze nyine bosi we ahita amubwira ati gusa wumve ko rwose mpora ngushimira ukuntu uba ufite umuhate mu kumufasha gushaka umukobwa wanjye, sinzi inshuro nzagushimira rwose. Naho rero Tiyamo ati uzanshimira nitumubona, kubera ko rwose nitumubona nanjye ubwanjye nzaba nishimye, kuko nibura hari ikintu cy'umumaro nzaba ngukoreye. Bosi we rero yahise amubaza ati ariko se nkwibariza ikibazo cy'amatsiko, kubera iki udashaka umugore? Uri umusore mwiza w'iboga, ufite akazi keza, ufite amafaranga, kubera iki rwose udashaka umugore? Tiyamo rero yahise aseka ati impamvu ntashaka umugore nuko nyine nta mahirwe rwose mu rukundo nigeze ngira. Ahari urukundo ruza kuba ruri ku ruhande rwanjye kano kanya mba mfite umugore, ariko nyine ayo mahirwe sinigeze nyagira. Sindagira amahirwe yo guhura n'umukobwa w'inzozi zanjye, umukobwa nishimira, ariko nkeka yuko rwose mu gihe kitarambiranye nshobora kuzabona uwa nyawe kuri njyewe. Uwo rero nimubona nzabikubwira rwose, kandi nzahita ninjira mu rukundo, ndetse mpite nshaka umugore, nzahita nkora ubukwe. Bosi we rero yarasetse maze ahita amubwira ati ndabikwifurije rwose, kandi ngiye kubisengera, kubera ko ndifuza ko rwose uhura n'umukobwa witonda, umukobwa w'umwana mwiza utazagutesha umutwe, kubera ko nawe njya mbona rwose uri umusore utuje. Tiyamo rero yagarutse mu rugo maze nyine atangira noneho kuganira neza cyane na Muna, dore ko Muna yari yatuje. Noneho batangiye rero kugenda baganira buhoro buhoro, maze rwose Muna abona ko uyu musore ari umwana mwiza ndetse afite umutima mwiza, ndetse rwose ko yamwitayeho cyane igihe yari arwaye. Mu masaha rero y'ijoro, amasaha yo kuryama ageze, Tiyamo yaje gufata amakuvureri muri iki cyumba Muna yari aryamyemo. Naho rero Muna yaramubajije ati hanyuma se ugiye kuryama hehe? Tiyamo yaramubwiye ati ngiye kuryama muri salo. Muna ati kubera iki se ugiye kuryama muri salo? Iyi nzu ingana gutya nta bindi byumba ifite? Tiyamo ati irabifite byinshi rwose, ariko kubera ko ntajya nkunda kugira abashyitsi, ntabwo rwose ibyumba njya nkunda kubitegura, sinjya mbikoramo isuku. Ubundi nyine kino cyumba ndyamamo n'igikoni ndetse n'ikindi cyumba
nagize biro yanjye, nibyo byumba byonyine njya ninjiramo, ndahamya ntashidikanya ko rwose ibindi ivumbi ryarabirenze kubera ko sinjya nanabyinjiramo, ubwo rero ntabwo nabiryamamo rwose, niyo mpamvu nyine ngiye kwiryamira muri salo. Umuntu ati hoya ariko nta mpamvu, buno buriri ni bunini cyane, nawe waryamaho ku ruhande, iki ni icyumba cyawe, sinumva impamvu rwose nakuraza hanze yacyo, none se ubu bivuze yuko indi minsi yose naraye hano wowe wararaga muri salo? Naho rero Tiamat cyane rwose, uretse ko bwo ntaryamaga kubera ko nyine nabonaga umeze nk'utameze neza, nararaga nyine ndi kureba niba uza gukanguka. Umuntu rero yaramubwiye ati warakoze cyane, ni ukuri kunyitaho, kandi noneho ndakwizeye, ndabizi neza ko rwose utari umusore nyine ukeneye kumprofita, kubera ko iyo biba ari ibyo uba warabikoze nsinziriye, ariko niba utarabikoze icyo gihe ndahamya ntashidikanya ko rwose uri umusore witonda, nta kibazo rero waryama aho ngaho ku ruhande. Naho rero Tiyamo ati niba unyizeye rwose urakoze cyane, ikindi kandi ndabibona ko nawe ufite irungu, ukeneye umuntu nyine ukuganiriza, ufite n'ubwoba bwo kuba wakwiraza muri kino cyumba. Yahise rero ajya ku ruhande maze nyine araryama, ariko nanone ahita abwira Muna ati gusa nyine ndifuza ko rwose twaba tuganira kuko hari ibibazo bike nshaka kukubaza mu buzima. Muna ati nta kibazo wambaza, kandi rwose nanjye niteguye kugusubiza. Ikibazo cya mbere rero Tiyamo yabajije Muna, yaramubajije ati ko nyine iyi minsi yose tumaze nta muntu n'umwe uraguhamagara, ese waba nta bavandimwe ugira, nta babyeyi ugira, nta muryango ugira? Naho Muna rero yahise amubwira ati urebye ni njyewe mu muryango wanjye uriho njyenyine, kubera yuko nta bavandimwe nigeze, ndetse rwose papa wanjye na mama wanjye bapfuye kera mfite imyaka 6 gusa, ubwo rero nyine nta wundi muntu n'umwe wakabaye anshaka kubera ko nta n'umwe mfite. Tiyamo yahise amubwira ati ihangane cyane, ni ukuri ndabyumva ko bitoroshye. Yahise amubaza kandi ati hanyuma se cya gihe nyine nkuzana nabonaga ufite nyine ibintu by'inkovu nyinshi ku mubiri wawe, ufite inkovu mu bitugu, ufite inkovu mu mugongo, ubundi nyine wabaye iki, byagenze bite? Naho rero Muna yahise amubwira ati nyine nk'uko rwose nabikubwiye, ababyeyi banjye urumva nyine bitabye Imana afite imyaka 6 gusa, guhera icyo gihe rero natangiye kuba ku muhanda, urabyumva nawe ubuzima ntabwo bwari bworoshye, uwabishakaga wese yarankubitaga, mbese nabayeho ubuzima butoroshye habe na gatoya, sinakubwira ko rwose hari n'icyizere cy'ubuzima ahubwo nari mfite. Nuko nyine byangendekeye, gusa nyine wumve ko ubuzima bwanjye nta wundi muntu n'umwe nabwifuriza. Tiyamo yaramubwiye ati ni ukuri umbabarire rwose kubwo kukubaza ibyo bibazo, gusa ndabyumva ko rwose utigeze woroherwa habe na gatoya, ariko nanone ujye wizera Imana, kandi rwose wizere ko umunsi umwe ibyo byose bizahinduka, ndetse rwose ubuzima bwawe bukaba bwiza. Muna yaramubwiye ati urakoze cyane kundema agatima, kandi nanone ndagushimiye kubera ko nibura ni wowe muntu mwiza nahuye nawe kuva nabaho, ukuntu wanyitayeho, ukuntu wanyakiriye, ukuntu mfata, ukuntu mbese ibintu byose unkorera ndabigushimiye, kandi ni ukuri uri umuntu mwiza, Imana izaguha umugisha. Tiyamo rero yahise amubwira ati urakoze cyane kandi kunshimira, ariko nanone buriya Bibiliya iravuga ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko natwe twikunda, urumva ko rero tuba tugomba kubyubahiriza. Gusa nyine uraraharyana, reka ne gukomeza gutuma urara wicaye, ubwo nahejo. Ni nako kandi Tiyamo yavuze ibi ari no gufata nyine yakuvureriye n'umundi yari yafashe, maze akongera akayizinga agasohoka muri kino cyumba. Yaramubwiye ati ngwino ufunge. Naho rero Muna yasigaye yumiwe. Tiyamo yahise amubwira ati urumva nyine impamvu nari nagumye aho nuko nabonaga ko nyine ugikeneye umuntu ukuganiriza, ariko ubundi nyine ntabwo rwose narara muri icyo cyumba. Yarigendeye rero maze Muna asigara yumiwe, yasigaye ari kuvuga ati ariko Mana, ni ukuri uyu musore aratangaje, urabona ukuntu uyu musore atandukanye n'abandi, ubu yaza ko undi musore ubu rwose aba yararangije kunkorera ibyo ntifuzaga gukorerwa, ariko kano kanya uyu musore yaranyubashye, ndetse rwose n'ubu ngubu
aracyakomeza kunyubaha? Yabaye Imana wararemye abasore benshi bameze nk'uyu, ibibazo byinshi byari kugabanuka, abakobwa bafatwa ku ngufu ndetse n'abasore bihakana abana babo byari kugenda bigabanuka, hari buri mwana wese yari kuba azi papa we ndetse rwose anamuvugisha. Ariko nyine kubera ko atari ko bimeze, hari abandi basore bameze nk'inyamaswa, hari abandi basore nyine bikunda batagira umutima wa kimuntu, ariko uyu we rwose aratandukanye. Gusa nyine Mana warakoze rwose kuba warampuje n'uyu musore maze akanyitaho kandi akamfasha mu buzima. Ahari uyu munsi sinzi aho mba ndi, sinzi n'uko mba meze. Mu gitondo rero Tiyamo yarakangutse maze asanga rwose yatinze no kubyuka. Yumvise rero ibintu biri gusakuza mu gikoni, yagiye yerekezayo maze ahita asanga ni Muna wari uri koza ibyombo. Yahise amubwira ati uri gukora ibiki? Ko bizi ko rwose nta mbaraga ufite, kuki uri gukora bino bintu? Naho rero Muna ati nabonaga hano hari ibyombo byinshi ndetse rwose nifuje ko nyine nabanza nkabisukura ubundi nkanagukorera isuku iyi nzu yose nkabona nyine gutaha. Tiyamo ati hoya, utaha kandi ntabwo urakira, uracyafite imbaraga nkeya, kubera icyo udashaka kuguma hano? Nagufashe nabi se? Hari ikintu kibi nigeze ngukorera naba narakubangamiye? Kubera icyo utatuza ngo ubanze uruhuke? Naho rero Muna ati n'ubundi nyine hano ntabwo ari iwacu, ubwo rero ngomba gusubira iwanjye nyine nkajya gukomeza ubuzima bwanjye, ntabwo naguma hano, ntabwo byashoboka. Tiyamo ati ariko ngomba kuzakujyana kwa muganga bakongera nyine bakareba yuko rwose umeze neza. Muna ati meze neza kuri iyi nshuro, nta kibazo rwose na kimwe mfite. Naho Tiyamo ati ariko ibyo byose bigomba kwemezwa na muganga. Muna ati oya rwose sinaguma aha. Tiyamo ati ndabizi nyine ikibazo wifitiye, ariko humura ndaguha amafaranga, ariko utuze rwose ubanze ukire, ndifuza ko utava hano ugifite imbaraga nkeya. Tiyamo rero yahise amubwira ati ahubwo nyine wakabaye rwose uri mu buriri uryamye, genda usubire mu cyumba cyawe uruhuke, ntabwo rwose ugomba gukora ibi byose. Muna ati ariko nagira ngo ngufashe, dore nawe uba wamfashije. Tiyamo ati oya nta kibazo, ndabyifasha rwose, genda uruhuke. Muna rero yasubiye mu cyumba maze ajya kuryama. Uyu munsi wose rero Tiyamo niwe wateguye nyine buri kimwe, byaba amafunguro n'ibindi byose byo mu rugo. Umunsi rero wakurikiye mu gitondo Tiyamo yagombaga kubyuka ajya mu kazi. Yaraje rero aza mu cyumba cya Muna, dore ko Muna we yasaga rwose nk'aho agisinziriye. Yaramusuhuje ati uramutse neza. Muna yakangutse buhoro maze nyine ahita abwira Tiyamo ati mwaramutse. Tiyamo rero yahise amubwira ati akira ayo mafaranga, ngiye kujya ku kazi. Ahari uyu munsi nshobora kuza gutaha ntinze, kuko rwose ndakeka ko nshobora kuza kugira umunsi utoroshye habe na gato. Hanyuma rero ubwo nugira ikintu ukenera ushobora kuza kukigura. Ikindi kandi ugize ikindi kintu ukenera kitari hano mu nzu wabwira rwose umuzamu, nabimubwiye ko ugize icyo ukenera yagufasha. Ikindi kandi ukeneye n'ikindi kintu nyine mutari bubashe kubona nabwo wamubwira maze akampamagara akambwira. Gusa njyewe ndaza gutaha ntinze rwose, ariko nyine ndifuza ko rwose waza kuba umeze neza. Muna yarebye ya mafaranga ati ariko aya mafaranga ni menshi, wafataho makeya nanjye ngasigarana make. Tiyamo ati oya nta kibazo, yabike. Muna yaramubwiye ati urakoze cyane cyane rwose kandi ugire umunsi mwiza. Muna rero wakundaga amafaranga kurusha ibintu byose, yafashe aya mafaranga maze atangira kuyihungirisha. Yarayarebaga maze agaseka. Yakundaga amafaranga koko nubwo ntawuyanga. Ku mugoroba rero Tiyamo yaratashye, maze atashye asanga ameza arateguye mu buryo budasanzwe, amafunguro y'ubwoko bwinshi, kandi yari azi neza ko rwose aya mafunguro atari mu rugo. Muna rero yahise amubwira ati ni karibu, mwagenda mukitunganya maze rwose mukaza ku meza kuko nateguye. Tiyamo rero yahise amubaza ati wateguye? Ati ibyo kurya se wateguye wabikuye hehe, ko mbizi ko rwose ibi byose bitari biri hano? Naho rero Muna ati nagiye ku isoko njya guhaha kuko nabonaga rwose nta kintu kiri muri firigo, hari harimo ubusa, nagombaga rero kujya guhaha. Tiyamo n'ubwoba bwinshi ati wasohotse ujya mu muhanda? Ati tekereza rero iyo uza kongera ukagwa nka kwa kundi byagenze, kubera iki koko utatumye umuzamu ko
kuko nari nasize mubwiye ngo uze kumutuma. Naho rero Muna ati humura ariko wihangayika, humura rwose meze neza nta kibazo, urabona ko nagiye kandi nkagaruka neza, ikindi kandi nanateguye nyine, ahubwo gira ufate amafunguro nyine wumve uko aya mafunguro ameze. Tiyamo rero yaramubwiye ati ntakubeshye unteye ubwoba rwose. Yarungurutse rero mu bisorore ariko abona nyine ibyo kurya birasa neza cyane, yahise amubwira ati nkurikije uko ndi kubireba n'ukuntu biri guhumura birumvikana ko nta kabuza biryoshye. Yaragiye rero akaraba ahindura imyenda, ubundi araza yicara ku meza atangira gufata amafunguro. Yari yumiwe ukuntu uyu mukobwa azi gutegura. Yaramubajije ati hanyuma mbabarira nkubaze ikibazo cy'amatsiko, ko wambwiye yuko wakuriye ku muhanda utigeze urerwa n'ababyeyi bawe, guteka byo wabyigiye he? Naho rero Muna ati narabyiyigishije kubera ko nyine nta mama nari mfite ngo anyigishe ibyo byose, byabaye ngombwa nyine ko mbyigisha. Nagombaga kwirwanaho ku muhanda se nyine ko nta mikino ihari, nagombaga kwirwanaho kugira ngo njye mbona n'akantu kambeshaho, kubera ko rega n'utuntu nkora n'ubundi dusa nko guteka, utuntu mba ndi gukora ku muhanda ncuruza kugira ngo mbashe kubaho. Tiyamo rero yaramubwiye ati gusa nyine uri umukobwa rwose utangaje, ariko ndishimye ni ukuri byari biryoshye, ahubwo se nkwisabira ikintu ariko ntugire ngo ni ukwikunda, numara kuzana imbaraga warakize uzajya untekera kenshi gashoboka. Muna rero yarasetse ati nta kibazo rwose nzabikora kubera ko ari ibintu nzi cyane. Tiyamo rero yaramushimiye maze aramubwira ati wakoze cyane, ubwo reka njye kuruhuka rero nahejo. Ahagurutse agiye kugenda, Muna yahise amubaza ati ariko nanjye mfite ikibazo cy'amatsiko nifuza kukubaza, kubera icyo udashaka umugore? Tiyamo rero yahise ahindukira maze ahita amubwira ati none se urashaka kumbera umugore? Muna yahise aseka, yarasetse kwihangana biramunanira. Tiyamo ati hanyuma se urumva bishekeje? Ntabwo bishekeje rwose, ngiye nkubajije ikibazo kiri siriyasi, urashaka kumbera umugore? Naho rero Muna yarongeye araseka ati ariko rwose nawe ugira imikino. Ati nyine ati impamvu ndi guseka ntabwo ari njye mbigize imikino, ahubwo nyine ni wowe ubigize imikino. Tekereza nawe nk'ibintu mbwiye ngo ndashaka kukubera umugore. Ndeba ariko ndeba rwose umukobwa umeze nkanjye, nawe wirebe umusore w'ibogari, umusore w'umukire, umusore witonda, umusore abakobwa bose birirwa bareba, noneho undebe reba ariko ndamutse nguhagaze iruhande, tekereza nawe ngo ndi umugore wawe. Yarongeye araseka ati cyakoze ni ukuri bitajyanye n'ibyo. Tiyamo rero yahise amubwira ati ariko sinzi impamvu uri kubigira burage, ati kubera iki ukunda kwivuga gutyo? Ati uri umukobwa mwiza, jya ureba ukuntu uri mwiza. Naho rero Muna ati nyine ndi mwiza ku isura gusa, ati ariko rwose imbere nta kirimo, nta mari ndimo mpora mbikubwira. Reba nawe umukobwa wakuriye ku muhanda, ubwo se koko urumva hari imari ndimo? Nta muntu ndimo, ni ukundeba nyine gutyo gusa inyuma mpagaze, ariko wowe nyine uranzi wese kuko narakwibwiye. Nawe urabyumva nyine, niyo mpamvu bincekeje ibintu wari uri kuvuga, mbese ntangira kubyimajina, maze numva rwose ni wowe muntu wa mbere ubashije kuntera story. Muna rero wari uri kubivuga ibi anaseka rwose ubona bimeze nk'aho ari burage. Naho rero Tiyamo we wabonaga rwose yumiwe nyine, wabonaga atishimye habe na gato kubera amagambo uyu mukobwa yari ari kuvuga. Naho rero Muna we yakomeje amubwira atumva nkubwire, ati ngewe icya mbere cyo sinzigera nanakora ubukwe, ati ariko tekereza uramutse ubonye nyine ngewe nkubereye umugore, ati imperuka yaba yakugezeho, ndakubwiza ukuri rwose wahita wumva impanda ivuze, wahita umenya ko nyine ubwo byarangiye rwose, wapfuye utakiriho, kubera ko nta muntu rwose waba utwaye. Naho rero Tiyamo yahise aza aramwegera ati mbabarira rekeraho, ntuzongere kwivuga gutyo na rimwe, sinakubwiye ngo ujye wizera ko ahazaza hawe ari heza, uri umukobwa mwiza kandi ibyo byose si wowe wabyiteye, gusa nyine ahahise hawe niba hatarabaye heza ni ukubera ubuzima, ariko nta ruhare wabigizemo. Hanyuma rero nakubwiye ko rwose ejo hawe hazaza ari heza cyane, kandi ibyo bintu ugomba kubyizera, ntuzongere kwipfobya gutyo. Ndakubwiza ukuri, ejo hawe ni heza kandi uri umukobwa mwiza, ndetse buri musore wese yakwifuza ko rwose wamubera umugore. Sinumva impamvu rero wowe uvuga ko utazigera ushaka umugabo, ndetse utekereza ko nta muntu n'umwe wagukunda. Urakunditse rwose. Kano kanya Muna nyine noneho yahise
amera nk'umuntu utuje ndetse rwose atangira kumva amagambo uyu musore yari ari kumubwira. Yahise amubwira ati rega ahahise hanjye habaye habi cyane ku buryo mba numva nyine n'amarangamutima yanjye yarapfuye. Ntekereza ko rero umuntu wese umbonye ansoma ahahise hanjye ndetse rwose ko nta muntu n'umwe wabasha kunkunda kubera ko nanyuze mu bikomeye, naraye mu mateme, nariye ibiryo byo muri pubere, nakubiswe inkoni n'abantu ntazi. Ndakubwiza ukuri nabayeho nabi pe, ku buryo rero ntaba nizeye ko rwose ahazaza hanjye hashobora kuba heza habe na gato. Tiyamo yaramubwiye ati ndakumva cyane ariko ihangane kandi ugire ukwizera. Yaramusezeye rero ariko aramubwira ati kandi nanibagiye kukubwira ko ejo nyine mu gitondo tuzajya kwa muganga, ndifuza kubanza kugushyira muganga akareba niba umeze neza maze rwose ubuzima bukaba bwakomeza. Umuntu yaramubwiye ati urakoze cyane, ubwo ndaza kubyuka nyine nitegure ubundi tugende. Mu gitondo rero umuntu yarabyutse aritegura maze asanga Tiyamo muri salo. Yari yambaye agakanzu keza kamubereye, nyine ni imyenda Tiyamo yari aherutse kumugurira. Tiyamo rero akimukubita amaso yaramubwiye ati ni ukuri urasa neza urakeye. Naho Muna ati byose ni wowe mbikesha, gusa ndumva ameze neza imbere n'inyuma, ndumva ntuje, ndumva umutima wanjye ukeye, sinzi rwose ukuntu ndi kwiyumva ariko nanjye ndi kumva ameze neza. Ariko se ubundi kuki turinze tujya kwa muganga ko rwose ngewe numva n'ubundi nakize? Naho rero Tiyamo ati muganga niwe ugomba kubyemeza, niyo mpamvu nyine tugomba kujyayo uko byagenda kose. Bahise bagenda rero berekeza mu modoka, ariko nyine bakigera ku modoka Tiyamo yibutse ko nyine hari ibintu yari yibagiwe, dore ko yari asize agakapu ke n'ubundi yagombaga kuza guhita ajyana ku kazi. Yahise abwira rero Muna ati hari ikintu nibagiwe, reka nze rwose ngifate maze inze ari kuba wicaye mu modoka. Muna rero yaragiye yicara mu modoka maze atangira nyine kureba hirya no hino, ariko areba muri twa tubuwate nyine tuba turi mu modoka umuntu abikamo ibintu. Muna yagiye kubona abonye ifoto. Iyi foto rero akibona yarikanze, dore ko yabaye nk'umuntu ubonye umuzimu. Yarayirebye arakomeza arayitegereza ati hoya ntabwo bishoboka, uyu mugabo ni muntu ki ufite ifoto yanjye nkiri umwana? Kubera iki afite ifoto yanjye yo ku myaka 6? Uyu mugabo anshakaho iki? Uyu mugabo se ni gatumwa? Uyu mugabo yangezeho anzi neza? Burya bwose nibwiraga ko ari kumfasha, nibwiraga ko antabara, naho yaranzi neza, yari abizi ko rwose ari njyewe ari gufasha. Sinumva rwose ahantu yaba yarakuye iyi foto. Akiri kwibaza ibi rero, kano kanya nyine Tiyamo yahise asohoka mu nzu aza yerekeza ku modoka. Naho rero Muna yahise amubwira ati mbwira iyi foto yanjye ya kera nkiri umwana wayikuye he? Kubera icyo ufite ifoto yanjye? Urinde wowe? Tiyamo yahise atungurwa ati ifoto yawe? Ati uyu ni wowe se uri kuri iyi foto? Muna ati cyane, ni njyewe mfite imyaka 6. Tiyamo rero we yahise atungurwa n'ukuntu umuntu yashakishaga igihe kinini cyose nyamara yamushakishaga muri ruhande, n'ukuntu kose yari yaramubuze. Yatangiye kubyibazaho, ibitekerezo bitangira kumurenga, nyamara ntabwo yigeze asubiza ikibazo na kimwe mu byo Muna yari ari kumubaza, kuko nawe nyine wabonaga rwose ameze nk'umuntu wataye ubwenge. Muna yakomeje kumubaza ati mbwira ninde wakuntumye? Kubera iki waje kunshakisha? Kubera iki nyine ufite ifoto yanjye? Ariko mu by'ukuri ntabwo rwose Tiyamo yigeze abona imbaraga zo kumusobanurira buri byose uko bimeze. Kano kanya rero Muna yabonye noneho uyu musore atari no kumusubiza, yahise asohoka mu modoka yiruka maze agenda yerekeza mu nzu. Aho nyine Tiyamo nawe yahise asohoka mu modoka akamwiruka inyuma. Yahise amufata maze aramubwira ati Muna, ndakubwiza ukuri, ibi byose rwose ndabikoze nyine kubera ababyeyi bawe, niyo mpamvu mfite iyi foto, barayimpaye kugira ngo mbashakishirize umwana wabo. Naho Muna ati nyamara rwose wasaze, nakubwiye ko ababyeyi banjye bapfuye, hanyuma se uri kubashakira umwana kandi batakiriho? Njye ndi muzima, ntabwo ngenda apfuye, gute se wanshakira ababyeyi kandi barapfuye? Naho rero Tiyamo ati ababyeyi bawe rwose bariho kandi ni bazima. Muna ati wishinyagura kandi ntukomeze kumbwira ibyo bintu, kubera ko ababyeyi banjye ntabahari. Uzi wowe ubuzima nabayemo, uzi ukuntu nababaye,
hanyuma se ubwo ababyeyi banjye bari kuba bari hehe? Ababyeyi banjye barapfuye ndetse rwose nariyakiriye. Ikindi kandi nari ninjiye muri iyi nzu yawe nje gufata gusa ibintu byanjye kugira ngo nigendere. Niwibeshya kandi ukanyitambika mu nzira, uraza kubona neza ko rwose ndi umwana wakuriye ku muhanda. Ndeka nigendere, naho rwose ibyo uri kuvuga byo byibagirwe. Ababyeyi banjye ntabahari, barapfuye kandi bishyire mu mutwe ubyumve neza. Niba wanarotaga umenye ko rwose ukwiye gukanguka. Yahise rero asohoka yihuta, maze rwose asiga Tiyamo hano yumiwe, dore ko Tiyamo ntacyo gukora yari afite. Yumvaga ibi bintu byamurenze nawe ubwe. Tiyamo rero nubwo yari yarinzwe n'ibibazo, yahise atekereza ati ariko ibi bintu ngomba kumenya niba ari ibya nyabyo koko, kubera yuko rero uyu mubosi we nyine yari yaramuhaye imisatsi ye, amubwira ati igihe cyose uzajya ukeka umwana uwo ari we wese uzajya ukora nyine DNA kugira ngo umenye koko niba yaba ari we. Kano kanya rero yahise avuga ati ikintu cya mbere ngomba gukora ni ugukora DNA maze nkareba ko ashobora kuza kuba ari umwana we koko. Yahise rero afata nyine brose uyu mukobwa yiborosheshaga kubera ko yari ayisize hano, maze ahita ahamagara dogiteri. Yamubwiye ko rero yifuza nyine kumwoherereza ibintu nyine yari gukoresha ikizami, maze bakamukorera ikizami cya DNA, dore ko nyine ntabwo yigeze avuga ko atari ibye, kuko yaza kuvuga ko atari ibye byari kugorana. Gusa yabwiye dogiteri ko nyine afite akazi kenshi, ariko ibi byose agiye kubimwoherereza maze bakayimukorera. Dogiteri rero kubera ko bari basanzwe banaziranye, yaramubwiye ati nta kibazo rwose. Baragiye rero bakora DNA, maze nyuma y'iminsi 2 gusa bamuhaye igisubizo. Akibona igisubizo yahise asanga koko uyu mwana w'umukobwa ari wa wundi nyine yashakishaga. Yahise atekereza ati dore ukuntu kose nagowe nkaruha rwose nkamushaka ahantu hose, nyamara najyaga kumushakisha ariko namusize mu rugo. Nyamara rero ku ruhande rwa Muna, we yaragiye nyine ajya mu nzu araryama, maze rwose kubyuka biranga, dore ko nyine amarira yari yamurenze. Yibazaga ukuntu uyu musore bagiranye ibihe byiza, uyu musore wamufashije, uyu musore wamukoreye buri kimwe, ariko kandi ari nawe musore usa nkaho rwose yamugambaniye, dore yuko yari amaze rwose kumwishimira. Baricaraga bagakina udukino nyine rwose udukino tw'ibyishimo, aho babaga bari kureba nka filime, ugasanga nyine bari kurwanira telekomande. Babaga bishimye ndetse banezerewe, wabonaga bamaze kwiyumvanamo ndetse ubona bamaze kuba inshuti. Ariko kano kanya Muna nyine yari ari gutekereza ko uyu musore atigeze aba mwiza kuri we, kubera ko nyine yari afite icyo yishakiraga, ndetse yatekerezaga neza ko yahuye na Muna amuzi neza, kubera ko nyine yari yamubona nyiri ya foto. Nyamara ntabwo byari byo rwose habe na gatoya. Yakomeje rero kwibuka ukuntu nyine Tiyamo yamubwiye ati ababyeyi bawe ni abakire cyane, baragushakishije imyaka myinshi yashize. Ikindi kandi mama wawe ararwaye, ararembye, ari hagati y'ubuzima n'urupfu. Nyamara rwose aramutse akubonye byamwongerera iminsi yo kubaho. Ibi byose yari ari kubitekereza rero, maze rwose bigatuma noneho arira cyane kurushaho. Nyuma rero yo kubona ibisubizo, Tiyamo we yafashe umwanzuro ko nyine agomba kujya gushakisha Muna, maze akamubwira nyine buri kimwe, n'ubundi akongera kumwingingira rwose kuba yahura n'ababyeyi be. Ibi byose kandi yabikoze mbere yo kubwira papa wa Muna ko nyine Muna ari umwana we. Yaragiye rero ajya kumushakisha kuri wa muhanda nyine n'ubundi bakundaga guhuriraho. Yasanze n'ubundi yiyicariye ku muhanda aho yari yaje gucuruza bya bintu bye yajyaga acuruza. Muna akimukubita amaso ati kandi se urashaka iki? Naho rero Tiyamo ati ndakwinginze nk'umwanya muto rwose tuvugane, kubera ko ndifuza ko twaganira. Muna ati kandi ugarutse kumbwira yuko ababyeyi banjye bakiriho ari abakire? Nta babyeyi mfite, narabikubwiye ko rwose bapfuye. Naho rero Tiyamo ati urabafite, ni ukuri barahari kandi ni ukuri wakabaye rwose ubaha amahirwe maze bakaba bagusobanurira ibyabaye byose. Muna ati baransobanurira iki se? Hari icyo ntazi?
niba ari abakire nkaba ngende hano ku muhanda ndi gusufura gutya, nibakomeze bikirire nyine maze nanjye nkomeze nsufure. Naho Tiyama ati ntabwo ari uko byagenze kuko nabo kera bari bafite ibibazo byinshi, ntabwo rwose bari abakire ndetse barwanaga n'ubuzima. Muna ati hanyuma se barwanye n'ubuzima nyine baranta kubera ko ubuzima butari bwiza, nibakomeze bante n'ubundi. Naho rero Tiyama ati ntabwo ari byo nshatse kuvuga, wowe ntabwo bagutaye ahubwo nyine warashimuswe. Naho Muna ati oya rwose ibyo bintu ntabwo nabyemera, ntabwo nabyumva, ahubwo buriya ababyeyi banjye ntabwo bigeze bankunda, niba koko bariho bakaba bameze neza ubwo nyine barantaye. Tiyama yaramubwiye ati nshimye ko yenda utifuza nyine kujya kureba papa wawe, ariko se mama wawe ko ari kwa muganga kandi rwose agiye gupfa, arifuza nyine kuba yakubona ku nshuro ya nyuma. Tekereza rero uramutse umwimye ayo mahirwe yo kugira ngo muzabonane maze rwose akava mu mubiri mutabonanye, urumva ibyo bintu wazabyibabarira? Ahubwo se ntufite amatsiko yo kuzumva nyine inkuru ya nyayo ababyeyi bawe bayikwibwirira bakakubwira uko byagenze? Ndabizi neza ko ufite ibibazo byinshi wibaza kandi nta wundi wo kubisubiza uretse papa wawe ndetse na mama wawe. Hanyuma rero njye ndifuza ko wabaha amahirwe maze ukabumva bakagusobanurira, wakumva nyine utabaye konvenki ukaba rwose wabyihorera ukigarukira ku muhanda, ariko banza ubatege amatwi. Mama wawe aragukeneye, mama wawe kandi afite agahinda kenshi. Ndakubwiza ukuri, imyaka y'ubuzima bwanjye kuva namenya ubwenge, kuva natangira gukora muri kampani ya papa wawe, akazi ko kugushakisha bahoraga rwose bakampa nkagushakisha nkakubura. Ndabizi neza baragushakishije, ariko kuri iyi nshuro mbabarira rwose ubaha amahirwe maze ubumve. Ariko ubwira ibi byose rero Muna nawe yari yatangiye kugira amarangamutima, dore ko yatekereje mama we agatekereza papa we nanone, maze rwose akumva koko akwiriye kubatega amatwi maze akumva ibyo bamusobanurira. Baragiye rero maze bajya kureba nyine papa wa Muna. Bakigerayo rero bahagaze muri salo bamurindiriye. Papa wa Muna yaraje maze Tiyama ahita amubwira ati boss, dore rero umukobwa wawe nari naragusezeraniye ko nzamukuzanira. Akivuga aya magambo yayavuze nyine ari kumuhereza na ka kamverope kari karimo ibisubizo bya DNA. Naho rero papa wa Muna uw'amaso yari ari kuri Muna ndetse rwose amverope yayifashe atayireba, ubona nyine nawe yatangaye bikabije, dore ko nyine yarakanuraga ntahumbye, wabonaga nyine ibi bintu bimurenze. Yahise rero abwira Muna ati mukobwa wanjye. Naho Muna ati ndashaka ko mumbwira impamvu mwanjugunye, kubera iki mwantaye iyi myaka yose? Papa we ati ntabwo twagutaye mwana wanjye, baragushimuse. Naho rero Muna ati kubera iki utanshatse? Papa we ati naragushatse mwana wanjye, naragushatse ndakubura. Muna ati kubera iki warekeye aho? Kubera iki utakomeje ngo unshake ubuzima bukarinda ubwo bumbera bubi bigeze hariya? Nakubeshye ntabwo nje hano kugira ngo nkwite papa wanjye, ahubwo nje hano kureba umugabo utagira umutima, umubyeyi wataye umwana we maze agatuza atazi aho umwana we wari. Kano kanya papa wa Muna yatangiye kurira, dore ko rwose yumvaga nyine ababajwe n'amagambo umwana we ari kumubwira, nyamara ntabwo yari azi agahinda kose yagize igihe nyine yari yaramubuze. Muna yakomeje gusakuza avuga nyine utugambo twinshi, maze bigira naho aravuga ati ndigendeye kubera ko sinshaka gukomeza kukureba mu maso. Naho rero Tiyama we yahise amufata maze aramubwira ati nta hantu na hamwe uri bujye, ugomba kuguma hano ukabanza ukavugana na papa wawe. Naho rero papa wa Muna yakomeje kumubwira ati mwana wanjye rwose ntabwo wakumva ukuntu twari twarihebye, mama wawe ubu tuvugana ari hagati y'urupfu no gukira, gusa nyine ibyiringiro rwose afite ni ukukubona. Yakomeje rero kumusobanurira maze nyine bigira aho ngaho rwose Muna nawe impuhwe ziraza. Sinzi ukuntu yarebye ku ruhande maze ababonye ifoto ya mama we, yahise agenda arayifata arayireba, n'ubundi amarira nyine akomeza kuza. Yari ababajwe rwose no kongera kubona umubyeyi we, ariko nanone bakaba bari kumubwira ko nyine uyu mubyeyi we ari mu bitaro kandi ameze nabi. Yahise abaza papa we ati mbwira mama wanjye ari hehe ko nifuza kumubona. Papa we rero yumvise akanyamuneza kaje kuko yumvise ko umwana we nyine atuje,
yaramubwiye ati ari mu bitaro ariko nanone ari mu mahanga, birasaba nyine gufata indege maze tukajya kumureba. Naho rero Muna yarahindukiye maze abwira papa we ati papa, narabarakariye rwose ariko nanone kuri iyi nshuro nyine ngomba kubababarira kubera ko ngomba kureba mama wanjye uko byagenda kose. Papa we ati mwana wanjye, numureba ahari bishobora kumwongerera iminsi yo kubaho kuko ubu tuvugana arwaye kanseri rwose kandi ameze nabi. Muna rero yahise aza yegera papa we maze aramuhobera, yaramuhobereye bose n'ubundi nyine amarira yari yabarenze, bicaye mu ntebe maze papa wa Muna akomeza nyine amwiyegamije mu gituza ameze nyine nk'umuntu uri kumuturisha. Yabwiye rero Muna ati guhera uyu munsi ubuzima bwawe bugiye guhinduka kandi rwose ndifuza yuko noneho wakumva ko nawe uri mu muryango wawe, ndifuza ko ibintu byose wahombye guhera uyu munsi byakongera bikakugarukira. Yarahindukiye kandi maze areba Tiyamo, yaramubwiye ati ndagushimiye, guhera uyu munsi nkugiyemo ideni ntazigera mbasha kukwishyura na rimwe, buri gihe cyose iri deni nzariguhoramo kuko nta kintu nakwishyura nabona, urakoze cyane kongera kumpuza n'umukobwa wanjye. Bakomeje kuganira rero maze mu mwanya muto Tiyamo yarasezeye kugira ngo atahe. Muna rero yaramuherekeje maze bageze inyuma y'umuryango Muna yaramuhobereye maze amarira aba menshi, yaramubwiye ati uri umuntu mwiza kandi Imana izakumpera umugisha, ni ukuri wambereye umugisha nawe. Naho rero Tiyamo yaramubwiye ati ahubwo ni ukuri njyewe ni umugisha nagiriwe kugira ngo mbe nguhuje n'ababyeyi bawe kuko ari papa wawe nari ndi muri iryo deni ndetse ari nawe nakwifurizaga ibyiza. Rero ntakubeshye ni ibyishimo kuri njyewe kuba rwose mbahuje. Hanyuma rero ndifuza ko noneho watuza ukaryama ugasinzira ukaruhuka, ubuzima bwo ku muhanda ukabwibagirwa kuko guhera uyu munsi ntabwo uzongera kububaho ukundi. Aha ni iwanyu, wisanzure kandi nyine wumve ko rwose uyu ari umuryango wawe. Muna rero yarongeye nanone arongera kandi aramuhobera ati warakoze ku bwa byose ariko nanone ndifuza ko nyine twajya tubonana kenshi. Naho Tiyamo yaramubwiye ati ntugire ikibazo, banza wowe uruhuke ubundi nzajya nza kugusura nawe uze kunsura, ndetse rwose tuzajya tunavugana kenshi. Gusa ndishimye wumve ko niba hari ikintu cyanshimishije mu buzima ari iki. Bararekuranye rero maze nyine Tiyamo aramubwira ati ngomba kugenda ariko wumve ko mfite umunezero. Naho rero Muna ati nanjye ndumva rwose nishimye byandenze sinzi icyo navuga, gusa nizere ko tuzongera guhura vuba. Mu rugo kwa Muna rero byari ibyishimo gusa, dore ko Muna nyine yatangiye kubwira papa we ubuzima bwose yabayeho igihe batari bari kumwe. Papa we rero byaramubabazaga cyane iyo Muna nyine yabaga ari kumubwiriza inkuru. Ni nako kandi papa we nyine yatangiye kumwigisha ubundi buzima, dore ko byasaga nk'aho ubuzima nyine bwo mu gikire nk'ubw'iwabo ntabwo rwose Muna yari abumenyereye. Yari ameze nyine nk'abana bo ku muhanda babaga bakimuhereza icyayi maze akabafasha umugati, atangiye nyine kuwukoza mu cyayi kuwinika mu itasi. Papa ati ntabwo ari gutyo rwose babigenza, jya ufata umugati maze usigemo ikintu ubundi urye unanywe icyayi ariko ntukawinike mu itasi. Naho rero Muna ati erega nyine ni uko njyewe nabimenyereye, ahubwo nyine nta nubwo mba nshaka kurya imigati mu gitondo, mba nshaka kwirira umuceri n'ibiryo nyine biremereye. Papa ati ariko ntabwo ari byiza, mu gitondo wakabaye nyine ufata ibyo kurya byoroheje, ugafata imbuto, ugafata ji, ugafata igikoma cyangwa icyayi, nyine ugafata ibintu bidakomeye bitari ibiryo biremereye. Naho rero Muna ati erega papa urumva nyine nagombaga gufata ibiryo mu gitondo kubera ko nta gahunda nabaga mfite yo kongera kurya saa sita, ndetse na kenshi na nijoro kurya byabaga bigoranye. Ubwo rero naryaga rimwe ku munsi kugira ngo mbone imbaraga ziri bwirirwa zinyirukansa. Papa ati nyine urumva ko ari uko waba ukeneye imbaraga nyinshi, ariko uyu munsi ntabwo ugikeneye imbaraga nyinshi, niyo mpamvu ugomba gufata utuntu tworoheje. Muna ati ahari nzagenda mbimenya buhoro, ariko ndakubwiza ukuri ntabwo rwose binyoroheye.
yaragendaga rero yajya mu cyumba akaremba iki cyumba yararagamo, maze rwose akireba muri miruwari, yarirebaga akagira ngo ahari ntabwo ari we, akibaza ko ashobora kuba asinziriye, umunsi umwe ashobora kuzakanguka maze agasanga ibi byose yarabirotaga. Yahitaga rero atangira kwibwira ati ni ukuri sinifuza gukanguka, niba ari inzozi nzakomeze nisinziriye kuko ndashaka kuguma muri buno buzima, ubu buzima ni bwiza cyane. Iminsi rero yarisunitse, maze nyine we na papa we bategura urugendo, bagombaga kujya kureba mama we kubera ko nyine yari arwaye kandi arembye, yifuzaga rero kubona umukobwa we. Gusa nyine kongera kubona Muna byamuteye imbaraga, dore ko niba hari ibyishimo yigeze agira mu buzima byari byo kongera kubona umukobwa we. Yaramubwiye ati mwana wanjye, nabayeho mbabaye kubera ko natekerezaga ko kuba warabuze ari amakosa yanjye, ko ahari iyo nza kuzira igihe kugutwara ku ishuri byose bitari kuba byarabaye. Muna ati hoya mama, ni ibyagombaga kuba kandi ntabwo rwose nkikurenganya, narakubabariye nubwo nanjye nabayeho igihe kinini mbarakariye, natekerezaga ko mwantaye ku bushake, ariko ni ukuri byose papa yaransobanuriye. Baraganiriye rero, maze rwose ubona mama watangiye kugarura akabaraga, dore ko ibyishimo byari byose ko yari yongeye kubona umwana we. Mama wa Muna kandi yamubwiye ko nyine yari yaranze yuko bamubaga kuko n'ubundi yumvaga nta kintu na kimwe abereyeho, ariko ko kuri iyi nshuro noneho rwose agomba kwitegura maze bakamubaga, ndetse rwose asaba Muna kumusengera cyane kubera ko atifuza kuva mu mubiri kano kanya, kubera ko yifuza gukomeza kugirana ibihe byiza n'umwana we. Muna rero yatangiye kurira, ariko aramubwira ati mama, nanjye siniteguye kukubura, ngomba kugusengera rwose kandi bizagenda neza, nizeye ko Imana iduhuje kano kanya itahita yongera kukunyambura, ndakeka ko rwose bizagenda neza kandi nyine turahari ku bwawe. Naho rero ku rundi ruhande Tiyamo we rwose irungu ryari ryose, dore ko nyine yibukaga ukuntu inzu ye yari imaze iminsi irimo ibyishimo, kubera ko yatahaga maze agasanga Muna nyine ari mu rugo yateguye, ndetse rwose bakaganira bakanasangira. Uyu munsi rero yari yongeye gusubira muri bwa buzima yabagamo kera, bwa buzima bw'ubwigunge bwo gutaha agasanga ari wenyine. Yibukaga rero ukuntu baganiraga na Muna, maze rwose akumva aramwikundiye ndetse akumva aranamukumbuye cyane. Yaratekerezaga ati ariko ni ukuri nagiriwe umugisha kuba nyine uriya mukobwa yaraje mu buzima bwanjye, kubera ko nibura hari byinshi yahinduye kuri njyewe. Ariko nanone yakomeje kugenda amutekereza cyane, maze rwose atangira kwibaza niba nta kindi kintu cyaba kibyihishe inyuma. Yatangiye kwibaza niba yaba yarakunze uyu mukobwa. Yaramuhamagaraga rero, maze Muna agatangira kumubwira udukuru nyine tugiye dutandukanye twaho hanze nyine ari, ndetse rwose akanamubwira ko amukumbuye cyane, akamubwira ko nagaruka mu gihugu azahita aza kumusura, kubera ko nyine yumvaga amukumbuye bya nyabyo. Uko yabwiraga rero Tiyamo ko amukumbuye, noneho Tiyamo nawe urukumbuzi rwariyongeraga, akumva nyine arifuza kongera kumubona. Tiyamo rero yakomeje kubura amahoro, akajya ataha rwose ibitotsi, gusinzira bikanga neza neza, bimwanga mu nda, yumva kwihangana ntabwo yabishobora. Yahamagaye rero Muna kuri telefone, maze amusaba ko yajya ku ruhande aho papa we atari bubashe kumwumva. Muna rero yarasohotse ajya hanze, maze Tiyamo aramubwira ati hari ikintu nshaka kukubwira, ariko rwose umbabarire. Naho rero Muna yaramubwiye ati mbwira nta kibazo. Tiyamo rero yahise amubwira ati Muna, ndakubwiza uko ndagukunda, wahinduye byinshi mu buzima bwanjye, ndetse rwose ubu kuba udahari ubwigunge bumereye nabi, irungu ryaranyishe. Nibuka ukuntu twaganiraga, nkibuka uko twahuye, nkibuka buri ibintu byose byabaye hagati yanjye nawe, maze ni ukuri nkumva ndifuza kongera kukubona, kandi rwose umbabarire ntubifate nabi, ariko ni ukuri ndagukunda, kubera ko ibyambayeho ni ubwa mbere byambayeho mu buzima. Ni ubwa mbere natekereje ku mukobwa nkabura amahoro, nkananirwa gusinzira. Mbese ndakubwiza ukuri, ndumva rwose ubuzima bwanjye butakiri bwa bundi bwa mbere nabagamo. Muna rero yaracecetse, maze ahita amubwira ati icecekere, njyewe rwose umvugiye ibintu aho ndi hano,
nanjye singifatanya ijisho, buri gihe nyine mba ndi kugutekereza, ariko nanone ngatekereza ko ahari nyine ntashobora kuba ndi kwibeshya, kubera yuko n'ubundi ndacyatekereza kwa kundi natekerezaga mbere, ndacyatekereza ko nyine ntari mwiza kuri wowe habe na gato. Naho rero Diyama ati narabikubujije, ceceka rwose, mbabarira, we kugira ikintu na kimwe wongeraho, birahagije ko wambwiye ko nibura umunsi umwe nawe wigeze kuntekereza, none se nibura urankumbuye. Naho rero Muna ati ndagukumbuye cyane, ntabwo wakumva ukuntu numva nkumbuye kuguhobera, nkumbuye gusangira nawe, nkumbuye kugutekera, nkongera nkagutekera. Noneho akibivuga Diyama yahise aseka, maze aramubwira ati nanjye ni ukuri nkumbuye kuguhobera, gusa nyine sinjye rwose nzabona uje, none se ubundi mama wawe ameze ati? Naho rero Muna ati mama wanjye ameze neza, baramubaze nyine, ariko rwose bigaragara ko bishobora kuba byaragenze neza, ari kugenda yoroherwa ku buryo mu minsi mike rwose dushobora kuzataha twese ndetse nawe tukamuzana. Diyama rero yarishimye, maze aramubwira ati niba hari inkuru nziza numvise ni iyo ngiyo, ni ukuri ndabyishimiye rwose ko mama wawe ameze neza, gusa nyine nakire vuba maze muze kuko ndifuza kongera kukubona. Basezeranyeho rero, ariko nyine guhera uyu munsi noneho buri nyuma y'amasaha 2 barahamagaranaga, dore ko rwose ahubwo Diyama we yumvaga bakwirirwa kuri telefone cyangwa bakayiraraho, ariko nanone akumva yaba akabije kubera ko yagombaga gukora n'akazi. Nyuma y'iminsi mike rero mama nyine wa Muna bamukoreye ibizami, maze ibisubizo byerekana ko rwose ameze neza nta kibazo, noneho bashobora kwitahira. Umunsi wo gutaha rero Diyama nyine yari ategereje ku kibuga cy'indege, dore ko rwose yari yagiye kubakira. Muna rero agikubita amaso Diyama yaje yiruka, maze baramuhobereye mu buryo budasanzwe. Papa we rero yaramwitegereje, maze rwose abona ibi bintu ntabwo bisanzwe habe na gatoya, yarabarebye arabitegereza, ahita abibona nk'umuntu mukuru ko rwose hagati yabo hari ikintu kirimo. Naho rero Diyama we yahise amubwira ati mutubabarire rwose, gusa nyine ndashaka kukubwira ko rwose wa muntu nakubwiraga ko nimubona nzabikubwira, ubu naramubonye, kano kanya tuvugana, umukobwa wawe ndamukunda cyane, turakundana. Naho rero mama wabo we rwose wabonaga byamurenze, dore ko yari asanzwe azi uyu musore neza, abizi ukuntu yitonda. Rero rwose kuba yari abonye ko ashobora kuba ari mu rukundo n'umukobwa we, byari ibintu bimushimishije ndetse bimunejeje, dore ko uyu musore ari nawe n'ubundi wabakoreraga muri kampani imyaka myinshi yari ishize. Hanyuma rero yari abizi neza ko rwose umukobwa we ari mu biganza byiza. Diyama rero yahise asuhuza mama wa Muna ndetse asuhuza na papa nyine wa Muna ati mwihangane kuba rwose ari uko bigenze, ntabwo ari uko twari twabipanze, ariko nanone urukundo ntirwihishira. Papa wa Muna rero yahise amubwira ati bana banjye rwose ntimugire ikibazo, ahubwo niba hari umunsi nishimye n'uyu nguyu, ndanezerewe kuba rwose Diyama akundana na Muna, kubera ko uyu musore ndamuzi neza cyane, ni umusore mwiza, ni umunyabwenge, aritonda, ntakubeshye, ntabwo rwose naba hari undi mukwe nigeze ndota utaba umeze nkawe, uri umukwe nifuje, nubwo nyine ntari nzi ko rwose umukobwa wanjye tuzongera kubonana, ariko kano kanya ndishimye, ndanezerewe ku bwanyu. Mama wabo rero yahise ababwira ati bana banjye mbahaye umugisha, nanjye ndanezerewe mu byumve ngo ibintu byiza byose biri kuzira icyarimwe mu buzima bwanjye, ndishimye kandi ndabashyigikiye, aho muzadukenera hose turahari. Muna rero ndetse na Diyama bari bishimye cyane, bahise bongera barahoberana, ibyishimo byari byose, maze barataha nyine bajya guserebura, kubera ko bagombaga kwishimira ko mama wabo yongeye gusubira mu buzima, mama wabo ameze neza, ndetse rwose bababwiye ko nta kibazo afite rwose. Ubu ngubu kuba baramubaze nyine byagenze neza cyane, ku buryo ubu ngubu nta kibazo na kimwe afite. Byari ibyishimo rero, kandi kubera ko nyine bari bamaze kunguka n'undi muntu mu muryango wabo, ndavuga nyine Diyama nk'umukwe wabo, byari byo kwishimira nabyo uyu munsi. Ibirori byabo rero byo kwishima bigeze hagati,
Tiyamo yarahagurutse maze arababwira ati hari ikintu nifuza kubabwira. Baramubwira bati ijambo ni ryawe nk'ibisanzwe. Yabwiye rero Muna ati Muna, uribuka nkubaza niba wakwemera kumbera umugore? Nari nkomeje cyane n'uyu munsi kandi mbisubiyemo. Muna, wakwemera kumbera umugore? Wakwemera se ko twabana akaramata? Wakwemera kuzuza ibyishimo byanjye, dore ko rwose ari wowe ubura ngo byose byuzure? Nabonye rwose uri umukobwa w'inzozi zanjye, ni wowe nari ntegereje igihe kinini, ndetse rwose nkikubona nubwo ntigeze menya ko nyine ari wowe ugomba kuzaba byose byanjye, ariko ni ukuri wahinduye ubuzima bwanjye. Hanyuma rero naje gusanga ari wowe nari ntegereje icyo gihe cyose. Muna rero yari yatangiye kurira, ni nako kandi Tiyamo yahise amanura ivi buhoro maze ahita akura impeta mu mufuka ati Muna, wabyemera se umpereza ikiganza maze nkakwambika impeta? Muna rero yahise amuhereza ikiganza n'amarira menshi ati ndabyemeye kandi rwose ndagukunda ndetse nzahora ngukunda. Ndagushimiye kandi kuba waraje mu buzima bwanjye, ndetse nshimye Imana yaduhuje kuko nyine ibyishimo byanjye byatangiye umunsi duhura. Yamaze kumwambika impeta maze barahaguruka barahoberana. Ababyeyi babo rero barabishimiye maze nabo baraza barabegera barabahobera, bababwiye ko rero rwose babifurije umugisha ndetse babari inyuma muri byose, ko kandi nyine ntacyo batazabafasha igihe icyo ari cyo cyose bazabakenera bazaba bahari. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.